Nitegereje amenyo yawe nshobora kumenya ibingibi bikurikira: indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, kuba umugore atwite, indwara yo kwibagirwa, ibura cyangwa igabanuka rya vitamine mu mubiri, indwara y'amagufwa, kubura cyangwa se kwiyongera kw'isukari mu mubiri. Kugira ngo umuntu yirinde uburwayi bw'amenyo ndetse n'indwara ziterwa no kugira isuku nke yo mu kanwa, buri muntu wese asabwa koza amenyo ye byibura inshuro 3 ku munsi. Ibyo Dr. Muhigana avuga ko koza amenyo ari ingenzi cyane, birinda umuntu kuba yarwara izindi ndwara aziterwa no kutoza amenyo, kuko umwanda uragenda ukihoma ku menyo kandi harimo za mikorobe. Izo mikorobe ziramanuka zikagera mu nda, ku mutima ndetse no mu mitsi. Yewe bishobora gutuma n'umugore utwite inda yiwe ivamo. Mu kwirinda indwara zifata amenyo kandi mu gihe uri kwiborosa za nshuro 3 bagutegetse ku munsi, muri uwo mwanya nibura fatamo iminota 2 wite ku menyo yawe. Nta kindi kintu uri gukora, nta kikwirukankanisha, nta kikwirukansa. Ufata iminota 2 woza amenyo yawe neza, impande zombi, imbere n'inyuma. Ubeshuha yuko amenyo yawe yakeye neza kandi nta mwanda usigayemo. Ngayo nguko. Ushobora kwanga koza amenyo yawe uvuga ngo uri gutinda ngo uri gukererwa, ukanga kwigomwa ya minota 3 cyangwa 2, bikazagufata imyaka ubabara ubuzima bwawe bwose, kandi bitewe n'ibintu by'amafuti, ubitewe no kuba waragize ukwirengagiza gukomeye kwita ku menyo yawe. Ahasigaye ntahawe. Ndagushimiye kuba twabanye muri kino kiganiro, aho nari naguteguriye kukwirinda indwara zifata amenyo yacu. Uwaguteguriye kino kiganiro akanakikugezaho ni Kwizererize kuri Kwizera Entertainment Group. Wakoze cyane kunkurikira. Kora subscribe, like, share na comment. Cyo dukunda kubana no mu bindi biganiro. Murakoze cyane.